nari umuntu uzi kwiruka niga primaire nari ntarabyuha nkuko mubona ngana nari gatoya kandi nari mbangutse cyane ariko buryo mu ishuri yo twabaga turi mu kizami cyo kwiruka nazaga ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri sinawurengaga. Ikaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Murakoze, nitwa Diane Nyirashimwe, abantu umumama ufite umugabo nkagira n'umwana. Murakoze. Diane abantu benshi bakuzi nk'umuririmbyi kandi ufite amateka atari make mu bijyanye n'umuziki ku bantu benshi bakuzi, ariko Diane buriya mu buzima abantu bagira impano zitandukanye. Usibye kuririmba niye impano uzi wari ufite mu buto bwawe? Urumva iyo umuntu akiri mutoya afite utuntu twinshi nyine, ariko cyane no mu bwana bwanjye nari nkunda utuntu two kuririmba, gusa sinari nzi ko mfite iyo mpano, ariko nari mbikunda. Ibindi byo nyine yari imikino y'abana isanzwe. Ibindi wakoraga ukabona ko ushoboye bitari ugiye kuririmba yari nkiri mutoya nari umuntu uzi kwiruka niga primaire nari ntarabyuha nkuko mubona ngana nari gatoya kandi nari mbangutse cyane ariko buryo mu ishuri yo twabaga turi mu kizami cyo kwiruka nazaga ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri sinawurengaga. Nari nzi kwiruka kabisa, wenda ko gako niko navuga kandi nari niyiziho. Muri icyo gihe wabaga uri kwiruka cyangwa se wajyaga mu rushanwa, hari irushanwa rikomeye wigeze ujyamo mu kwiruka? Urebye ntaryo, ariko nagiye mu myitozo yo kujya mu marushanwa. Sinzi aho byarangiriye sinajya mu marushanwa, ariko nari nkunda kwiruka cyane, nari mbikunda no kwiruka. Wasangaga no mu gutana atahaga niruka nkakuramo n'inkweto nkiruka. Bavuga ko kwiruka bigira za ibirometero wirukanka, ni ikiwirukankaga mu jewe nazengurukaga ikibuga cya stade inshuro zingahe? Urumva ikibuga cya stade kiba ari kinini, hari n'igihe nazengurukaga n'inshuro 5. We uri kwiruka? Niruka gusa. Byaje kurangira gute rero? Ni ukuri sinzi aho byarangiriye. Sinzi aho byarangiriye pe, gusa nari mbikunda. Nakundaga ikintu cyitwa kwiruka, kubera ko nari nzi ko nzi no kwirukanka nyine. Hari n'ibindi twakinaga ngo na hagati ku ishuri, wenda abantu bakinnye iyo mikino barayizi. Iyo nabaga ngezweho ari ngiye gufata agati, nta wansigaga nakamukozaga uko byagenda kose. Nkamukozaho. Ntabwo wibuka uburyo byaje kugenda se kugira ngo urumva navuye muri primaire tanjya muri interna mu kigo, noneho mpageze mpasanga ntabwo uwo mukino wo kwiruka wari uhari. Ntabwo wari uhari pe, ahubwo hari ibindi. Hari imikino ya football nkabona sinabijyamo. Hari icyo nabashe gukunda no kugerageza ni volleyball, iriya mikino yo gutera. Narayikinnye nyine mu ma sport nkajyamo nkabikora, ariko ntabwo nigeze njya wenda kuri match ngo nyine, ariko najyaga mu myitozo nkajyamo. Gusa nageze nyine mu kigo mu wa mbere asanga amakorari, mpita njya muri korari. Numva nkunze korari, ni nabwo uwo mwaka nyine nabwo nyirango True Promises yari natangiye. Nagiye muri interna aribwo tugitangira, nuko ngeze muri interna nsanga hariyo na korari nyine, ntangira kujya mu makorari. Noneho ntangira kumva nkunze korari. Ibyo byo kwiruka sinamenye naho byarangiriye, nyine byarangiranye na primaire. None se kwirukanka urabona ko iyo uririmba akenshi ubona abantu benshi bakwapresiye, bagushimira, bavuga ati Diane rwose mu kwiruka se waba warigeze ubona abantu bagutera imbaraga ko ati Diane rwose iruka? Ntekereza ko no kuba ntaranabikomeje, ariko ntabonye umuntu wenda ubishimiramo ngo abishyigikiremo, kuko ninjye wari ubyizeho byo kwirukanka. Na musaza wanjye yari abizi ko nzi kwirukanka, ariko nawe yari mutoya, numva ntiyari afite igitekerezo cyo kuvuga ati Diane namubonyemo impano yo kwiruka, reka mushyigikire ibiki. Nta wundi muntu uretse nyine abarimu babaga banzi n'abanyeshuri twiganaga, nta wundi muntu wari ubizi ku buryo yantera courage, ku buryo nanjye nagira nyine courage yo gukomeza kubikora. Urumva rero kurimba impamvu nanabikomeje, kuko nagize amahirwe yo kubona abantu bantera courage bambwira ko ari byiza nkomeze gutyo.
ubwo mu rugo se ko niba ari wowe wirukaga cyane mu rugo ntabwo aribo bajyaga batuma kujya kugira ibyo bazana mu rugo gutuma ko barantumaga ariko tuvuga turi benshi hari igihe bantumaga cyangwa bagatuma n'abandi iyo bagutumaga nane kwabaga kabisa nari umuntu ubangutse cyane ariko nyine byagiye bishira uko nagiye ubu uyu munsi ntabwo ushobora gukora ka siporo ko kwiruka nabikora wenda nka siporo ariko sinavuga ngo ndirukanka cyane byangora ku buryo byibuze se byo wibutse ukavuga uti reka basi ngerageze nirukanyeho numve ko nako kabaraga ko kwiruka ko aya sindabikora ntabwo ndabikora kuvuga ngo niyibutse ngo nirukanke wenda nzenguruke nk'ahantu runaka siporo wenda nayikora nta kibazo kirimo ariko kwirukanka se nankishobora sinzi ko nankibishoboye ubu ngubu byangora ubwo umaze kwinjira mu muziki kwiruka byahise birangira mu kubita byarahagaze kabisa byarahagaze ubu rero twinjiye wenda muziki wa gatoya mbere uko dusoza ikiganiro cyacu iyo abantu binjiye mu kuririmba hari ibintu byinshi umuntu agenda ahura nabyo bikamunezeza ku buryo adashobora kubyibagirwa mu kugeza uyu munsi umuziki umaze gukora kuririmba waririmbye uri muri True uri muri Healing uri muri Zebedayo muri Famille aho hose urwo rugendo rwose n'igihe kintu wahuye nacyo kimeze nk'amateka mu muziki wavuga uti iki kintu cyaranejeje cyatumye uyu munsi ufite isezerano ryo kumva ko nashobora no kureka n'umuziki urakoze cyane harino amateka y'umuziki wanjye kuva igihe natangiye kugeza umunsi wa none ikintu kinezeza cyane gishobora no gutuma ntava no mu muziki niyo byagenda gute ni amagambo meza nagiye mpuriramo nayo amagambo meza aturutse mu bantu anyankuraja bambwira ko uzi ko hari n'igihe ni ukuri ntakubeshye pe hari igihe ibibazo ntibijya bibura mu buzima hagiye ngira n'utubazo wenda dusanzwe ariko nafungura WhatsApp yanjye ngasanga umuntu yanyandikiye amagambo meza cyangwa nafungura WhatsApp yanjye nkasanga record y'umuntu ari kunsengera nyaturaho ibintu byiza cyangwa cyagiye ndi muri ka gacu katari keza ko kwiherera ntameze neza nkumva umuntu arampamagaye ntamuzi akambwira amagambo atandukanye na mood narindimo nkumva ndakomeye nkumva nsubijwemo imbaraga avuga ati nubwo ubu ngubu umeze gutya ariko Imana ishimwe ko hari abantu batekereza kunyaturaho neza kumvugaho neza kumbwira amagambo meza n'uyu munsi wa none nicyo kintu kinkomeze kuko Imana inyura mu bantu ikoresha abantu uvuga ngo ibyo nifuza byinshi mbibonera mu bantu Imana ibinyuza mu bantu bakaza bakambwira ama message meza amenshi nakira na message meza buriya niba ari ikintu cyiza kibaho nukubona umuntu ukubwira ko agukunda iryo jambo rirahenze muri iki gihe umuntu ukubwira ngo aragukunda nta kintu wamuhaye nta mafaranga wamuhaye nta kintu na kimwe kigaragara yaguciye ariko we gufata umwanya wakabwira umuntu ngo uramukunda uba wabitekerejeho noneho byaba ngombwa ukarenzaho n'andi magambo yo gusabira umuntu umugisha ntekereza ko umuntu aba yabikoze atabihubukiye ibyo bintu birankomeza kandi binyereka ko n'Imana iri kumwe nanjye Diane hari abantu iyo abantu ubumwe uwo bakwita ngo ni ikimenywa bose nyine abantu bose benshi babakuzi bivuze Diane nyine abantu bakabahita bumva uririmba bahita bamenye ni Diane kandi hari n'abandi bitwa ba Diane baririmba ariko iyo uvuze Diane bwa mbere umuntu uza cyane ni Diane wo mu True Promises hanyuma hari igihe uhura n'abantu ugasanga hari umuntu ushobora kubona ari na mukuru ariko ugasanga akubwira ibintu bye byose ubuzima bwe nsengera akagufata nk'umuntu mbese wagira ngo wigerera ku bana abo bantu bahuye nabo nahuye nabo benshi pe nahuye nabo umuntu akambwira ati ndashaka gukizwa nta wundi nshaka ko asengera sindi umupasiteri sinabyigishijweho ariko mu bumenyi bukeya mfite ngerageza kumusengera uko mbyumva nkamwaturaho amagambo meza y'Imana ubundi nkamubwira ati niba hari ahantu wegereye aho hari itorero ujye kwa pasiteri akubatize hari n'abandi duhura akambwira ati ndashaka kunsengera gusa hari umuntu twigeze guhura arambwira ngo arashaka gusa ko nyine dusenga narangiza nkoreho namara kunkoraho agenda akore ku mwana we urumva yari afite ikintu cyo kwizera muri we ndibaza ko nicyo kintu yize gishobora kuba cyaranabaye
ni benshi mpura nabo ni benshi kabisa. Hari n'abandi bitwa ngo ushobora gusanga ari n'umuntu ukakavuga ati wanyemera ukazajya umbera umujyanama cyane barahaba ariko bikunze kungora kubera ko ntabwo biri mu mpano yanjye wenda kuvuga ngo ndahamagara umuntu ngo umubwire ngo biragoye. Okay, nta wundi mutima wundi mba mbifiteho ariko niko nteye ntabwo numva nyine bo bambona ubwo bushobozi ariko ntabwo ndumva njye ndagera kuri level kuvuga ngo nahamagara umuntu ngo muhe inama yose buri kimwe cyose yifuza kuko hari n'abambwira ibintu nkumva njyewe birenze n'ubushobozi bwanjye ariko uwo muntu yambwiye ngo muhe inama muhe ibyo numva nyine ibyo mfite n'ibyo muha kuko ntiwatangira ibyo udafite turaganira nkamubaza ushaka ko tujya inama ku kihe kintu wenda akambwira ati ndashaka kwera imbuto nziza nabigenza gute akambwira ati njyewe inzoga ni gute nabigenza ubwo nyine ngerageza uburyo bwose bwo mwereka amagambo amwe namwe y'uburyo umuntu ashobora gushira inyota y'iyo nzoga ukagira inyota y'Imana ni nk'ibyo nyine. Diane turi gusoza tubwire ubuzima bw'abantu mumaze kwamamara buba bumeze gute uburyo wakwitwaramo kuko akenshi utarebye neza birakugusha birangira ushobora gusanga abantu bakunyuza mu ijisho bagira gute wowe ubwawe kugira ngo umaze kubona ko abantu batangiye kumenya abantu bakwereka ko bakwitayeho uri kugaragara cyane za televiziyo zitandukanye amaradiyo wafashe hari ingamba warafashe ku buzima bavuga uti ngiye kumera gutya ejo nazisanga wenda abantu banyibeshye cyangwa basige bamvuga ati sige niyemera n'inyuma. Urakoze cyane. Ubuzima bwo kwamamara ni ubuzima navuga ko ntabwo ari bubi ni bwiza kuko abantu benshi baba bashaka kumenyekana n'utaririmba wenda akora ikindi gikorwa runaka abashaka kumenyekana ariko ni inzira nanone igoye mu bundi buryo kugira ngo ukomeze kwamamara cyane kurushaho kuko niho satani yinjirira izira muri ya majwi meza ibyo nakubwiraga by'abantu bambwira neza amagambo meza niho satani yinjirira. Rero biba bisaba kuba maso cyane kuba maso ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana ubundi ukagerageza gukiranuka uko ushoboye kuko ishusho abantu batubonamo hara kuri stage ni yindi tuba turi hanze ngo niba Diane banzi neza hano hanze tugera kuri stage wa muntu mbona muri yansho yo hanze agafashwa ariko niba hanze ntakora ibintu byiza kuri stage ntacyo namubwira ngo yumve. Biba bisaba rero kwitwararika ni nka cyo wenda navuga ikindi umuntu ntahinduke ukomeze uko wamye nyine ibindi bireka Imana ari bikora kuko Imana ni kuzamura iyo nabishatse yakumanura. Rero biba byiza iyo ukomeje kuba uriwe ntutwarwe n'icyo kintu cyo kuvuga ngo uri umusitari urazwi benshi birabagusha agatangira kuba busy wamushaka ukamubura kandi ahari wamusaba kubona nawe ushaka ko nyine gusa munaganira ukamubura kandi ahari ariko biba bisaba kuko urugero rwa mbere dufite ni Yesu niwe tugomba kwigira kuko Yesu yari ari hano mu isi nta wamushatse ngo mubure wasangaga abantu bose bamukandagira bashaka kumukoraho. Hari n'urugero rw'uwa mudamu wari umaze imyaka myinshi arwaye indwara idakira ariko yaragiye muri cya kivunge cy'abantu benshi akora kuri Yesu kandi mu by'ukuri uburyo yari ameze ntiyari uwo gukora kuri Yesu ariko kubera umutima Yesu yari afite guca bugufi aharanira kumenya umuntu umukoze. Ni ukuvuga ngo tugomba guharanira gushimwa n'Imana kuruta nuko twanashimwa n'abantu kuko hari ijambo rivuga uburyo abigishwa babwiye Yesu bari bamaze gukora ibitangaza baramubwira ati Yesu twakoze ibitangaza nyine bakomeza gusa nk'abamwereka ko bakoze ibintu bidasanzwe. Yesu arababwira ngo ntimunezezwe nuko mwakoze ibyo bitangaza mwakijije abarwayi mwageze gute ahubwo munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo duharanire ko amazina yacu imirimo dukora byo gukorera Imana kuririmbira Imana ubutumwa bwose bwiza tuvuga tubikore duharanira ko twandikwa mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo abantu badushimagize. Nabyo si bibi ariko intumbero yacu yo gukorera Imana kugira ngo nizatugororera. Rero twitware neza n'ikimana idusaba kandi duce bugufi
tuba abantu basanzwe kuko ibyo twagezeho ibyo Imana yadushyizemo ni ubuntu bwayo nta kiguzi natwe twatanze rero inabishatse yanabitwambura kuko si ibyacu nyine niyo yabiduhaye. Dusoza ari nabwo tunagira n'icyo ubwira abadukurikiye, nizihe mpano wifuriza umukobwa wawe? Murakoze. Impano ya mbere namwifuriza umwana wanjye, ya mbere niyo Imana nyine, urumva hari ukuntu umuntu avuka Imana hari icyo yamushyizemo kugira ngo kizakure nyine. Ubundi intego yacu yo kuza hano mu isi kugira ngo twamamaze Imana, tuyivugire, tuyihimbaze. Icyo Imana yamushizemo icyo kintu ntikiragaragara, cyari muto ariko kizaba. Ikindi nifuza ko yagira nawe impano nk'iyo afite kuririmba bikaba umurage. Hari ukuntu abantu benshi bagira imirage, hari abagira imirage itari myiza za karande, umwana yavuka bakamutongeraho ibintu, ariko njye iyo mufashe gutya imitongerano yanjye aba ari myiza, aba ari umugisha ndi kumwaturaho. kandi ndabizi neza ko nk'uko natwe basogokuruza hari ibyo badutongeragaho bikadukurikirana, nanjye ndabizi neza ko nk'umubyeyi we hari icyo nshobora kumwaturaho kikazamukurikirana kandi kikaba. Nifuza ko yazaba umukozi w'Imana akaririmbira Imana aho ntageze, aho ntazagera azahagere. Yani turagushimiye ijambo rimwe ubwira abadukurikiye. Icyambere ndabashimiye, Imana ibahe umugisha ku butumire bwanyu. Ikindi ndabasabira umugisha ku Mana abadukurikiye n'abari kundeba, kandi mukomeze mudushyigikire muri uyu murimo turimo gukorera Imana. Ni umurimo utoroshye, bisaba izindi mbaraga ku ruhande z'abantu, kandi imbaraga zacu ni mwebwe. Mukomeze mudushyigikire kandi turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.